kavuye kwirunga no guhubuka dore wa musore arangaya no ongana n'umukobwa arangarira iboga risa aranyerera kuru yamutabaye iminwa irahura ni impanuka ibaye. Niba ukunda filime zasobanuwe na Rocky, iyi nayo nimwe muri filime nziza cyane ushobora kureba ukayishimira. Akwereka umukobwa akora mu ndege na mugenzi we. Ese waba ukunda umukinnyi w'umuhinde John Abraham? Usere kwinjira bona mukobwa basomanye kubw'impanuka niwe wakira, ni utanga ibintu mu ndege. Barakobwa batanga ibintu mu ndege cyo kunywa cyo kurya nimbo babitanga ta. Iyi ni filime nziza cyane, ni filime ya action. Iyi filime ni filime irimo imirwano ku bantu bakunda filime irimo imirwano. Iyi filime ntigucike. Iyi filime kandi nanone iri romantique ku bantu bakunda filime ziri mu rukundo. Iyi ni filime nziza cyane wishaka kuyireba. Izina ryayo ni Attack. Iyi filime ni nziza cyane wishaka kureba. Iyi filime nkuzaniye ku mwanya wa kabiri. Iyi ngiyi nayo ni filime nziza cyane, filime yo mu bwoko bwa action. Iki gihinde niba wararebye igihinde nka Salari ukagikunda, niba wararebye igihinde nka Saho ukagikunda, niba wararebye igihinde nka Bagi zose ukazikunda, shaka n'iki gihinde cyo mu bwoko bwa action cyasobanuwe na Be The Great. Aha rero niba ukunda Be The Great, iyi nimwe muri filime nziza cyane yasobanuwe. Be The Great ubundi azwiho gusobanura ibihinde bikubita cyane. Ubundi Be The Great umenyereweho gusobanura icinwa cyane, ariko turamuzi yageze no ku bihinde asobanura ibihinde byiza cyane, ibihinde birimo imirwano. Niba rero ukunda ibihinde birimo imirwano, niba ukunda ibihinde byo mu bwoko bwa action, niba ukunda bya bihinde biba birimo igipfusi ndetse n'umugeri, bya bihinde biba birimo imirwano idashira, bya bihinde bitangirana n'imirwano ndetse bikarangira n'imirwano, shaka iyi filime uyirebe. Iyi ni filime nziza cyane, izina ryayo ni Rudran. Genda ushake filime yitwa Rudran uyirebe. Iyi ni filime nziza cyane irakubera nziza. Filime nkuzane ku mwanya wa gatatu, iyi nayo ni filime nziza cyane, filime yo kurwanisha indege. Iyi ni Radari cyangwa se ni Radar Squadron 5 kabiri mu kirere cya Pakistan mwisobanura muri bo cyatubarasa. Aha rero niba ukunda filime zasobanuwe na Rocky, ikabamanuka gutyo b'abahindi itakata indege, kumbe indege zita ziva hejuru, Radari ntabwo yari kuzifata. Iyi ni filime nziza cyane yahuriwemo n'ibyamamare bigiye bitandukanye byo mu Buhinde, Hrithik Roshan, Anil Kapoor ndetse n'abandi basitari bagiye batandukanye. Shaka filime yitwa Fighter uyirebe. Iyi ni filime nziza cyane yakubera nziza. Filime nkuzaniye ku mwanya wa kane, iyi nayo ni filime nziza cyane. Niba warakunze iyi filime naguhaye ku mwanya wa gatatu, niba kandi warakunze filime nka Operation Valentine yasobanuwe na Gaheza, niba ukunda muri rusange filime zirimo kurwanisha indege, iyi nayo ni filime itagomba kugucika. Ni filime nziza cyane yakinwe n'umukinnyi w'umusitari Akshay Kumar. Iyi filime izina ryayo ni Sky Force. Iyi filime nkuzaniye ku mwanya wa gatanu, iyi nayo ni filime nziza cyane igaruka ku mateka y'ibintu byabayeho. Ni filime yasobanuwe na Rocky. Mwarimu arimo aramureba ukuntu umwana asa, reba inkweto yambaye yacitseho ikibonde, amuhera hasi amugeza hejuru. N'isoni zo kuba nitwa mwarimu wawe maze. Iyi ni filime igaruka ku mateka y'umugabo wabaye igihangange ku isi mu mukino w'iteramakofi. Iyi filime yerekana uburyo yihanganiye ubukene ndetse no kunyuzurwa, haba mu banyeshuri biganye ndetse n'abarimu bamwigishaga. Undi mwana wambaye neza agakweto gasa neza wo mu bakire, dusomerewe ndabona Minerval zanaboneka, bano bakene se Minerval bayikura. Niba ukunda filime zigaruka ku bintu byabayeho rero, niba ukunda filime zigaruka ku mateka y'abastari yabayeho, iyi ngiyi ni filime yakubera nziza cyane. Akubwiye ngo umukene nta muntu ukunda umuhungu w'umukene muri iyi si usibye mama we. Big George Foreman. Iyi filime tuyikorera ishingiye ku nkuru ya nyayo. Filime nkuzane ku mwanya wa gatandatu, iyi nayo ni filime nziza cyane, filime mu bwoko bwa action. Iyi nayo ni filime nziza cyane, filime y'igihinde, filime irimo igipfusi, filime irimo umugeri. Iyi filime rwose ku bantu bakunda filime zirimo imirwano, iyi ni filime itakwicisha irungu. Iyi filime yakozweho n'abasobanuzi bagiye batandukanye, haba Faye Presentation ndetse na Be The Great. Iyi filime yayikozeho. Genda rero ushake filime yitwa Bima. Iyi ngiyi ni filime nziza cyane, ni filime itakwicisha irungu, aka ni agafilime waruhukiraho. Iyi filime nkuzaniye ku mwanya wa karindwi, iyi nayo ni filime nziza cyane, filime irimo icyamamare nka Angelina Jolie. Iyi filime kandi nanone irimo icyamamare nka Morgan Freeman. Iyi ni filime nziza cyane ku bantu rero bakunda filime z'inyamerika zirimo action, filime zirimo ibintu bidasanzwe. Hano muri iyi filime rwose uzabarizamo ibintu bidasanzwe, aho usanga barasa isasu rigakata. Ubundi mu busanzwe abanyamerika ntago bazwiho gukina filime zirimo ibintu bidasanzwe, ariko iyi ngiyi nimwe muri filime bakinnye zirimo ibintu bidasanzwe. Iyi filime irimo abagabo baba barihariye tekinike yo gukatisha amasasu, kurasa isasu rikagenda ariko ryagera hagati isasu rigakata. Niba rero ukunda Morgan Freeman mu gukina amafilime kandi ukaba ukunda Angelina Jolie mu gukina amafilime, iyi ngiyi ni imwe muri filime nziza cyane bahuriyemo. Iyi filime ntigucike, genda ushake filime yitwa Wanted uyirebe. Iyi ni filime nziza cyane, iyi filime uraza kuyishimira. Iyi filime nkuzane ku mwanya wa 8 ku bantu bakunda Be The Great. Arabwiye ngo filime zari nakora estimation ku bakunda filime zirimo snipers. Filime nk'iyi wayinganya iki?
iyi ni imwe muri filime yakubera nziza cyane ku bantu bakunda filime zirimo igisirikare, ku bantu bakunda filime zirimo rusasu. Iyi filime ntigucike. Niba ukunda filime zasobanuwe n'umusobanuzi Be The Great, ukaba ukunda filime zirimo rusasu, ukaba ukunda filime ziri iyi ni imwe muri filime nziza cyane. Izina ryayo ni Special Ops Desert Eagle. Filime nkuzane ku mwanya wa 9. Iyi ngiyi nayo ni filime nziza cyane. Filime yakinwe n'umugabo Jason Statham, abenshi mukunze kumwita ngo ni Transporter. Iyi ni filime nziza cyane. Iyi ni filime yo mu bwoko bwa action. Niba rero ukunda za filime ziri mu rusasu, niba ukunda za filime zirimo action nyinshi kurusha ikindi cyari cyo cyose, iyi ni filime nziza cyane. Genda ushake filime nziza cyane y'icyamamare Jason Statham uyirebe. Wararebye filime nka Beekeeper ukayikunda, wararebye filime nka Transporter ukayikunda, iyi ngiyi nayo ni filime nziza cyane. Nimwe muri filime zakinwe n'uyu mugabo, filime zabaye nziza cyane, filime zarebwe cyane. Iyi filime rero niba ukunda filime zakinwe n'uyu mugabo, yishaka uyirebe. Izina ryayo ni Wrath of Man. Filime nkuzane ku mwanya wa 10. Iyi yo ni Rurangiza. Iyi ni filime nziza cyane. Ari hano telefone rugirira sona ya telefone iri kumuha akazi. Kura kwishura $5,000 by'idolari riza umwana umwe mu bana baraho. Ku bantu bakunda filime za Rocky Kimomo rero, ku bantu bakunda filime zirimo ibintu bidasanzwe, iyi ni filime itagomba kugucika. Kuriza umwana gusa bakaguha $5,000 by'idolari. Arebye abana bose bari kumwe n'ababyeyi babo, ndariza uwuhe. Wararebye filime nka Sinners ukayikunda, ukareba nka filime nka Mirrors ukayikunda, iyi nayo ni filime nziza cyane utagomba gucika. Bano bana bari kumwe n'ababyeyi babo, umubyeyi yakwicira ku mwana uje kuriza umwana we bari kumwe. Niba rero izi filime nkugejejeho wazishimiye, hano nkuze n'ikindi gice cya filime ziri gutrendinga muri iyi minsi. Izi filime genda uzishaka uzirebe. Filime nkuzaniye muri filime ziri gutrendinga, iya mbere nkuzaniye ni iyi ngiyi. Iyi filime bayita Bon Appetit. Iyi ni filime nziza cyane yasobanuye umusobanuzi Rocky Kimomo. Genda ushake filime yitwa Bon Appetit uyishaka uyirebe, kuko ni filime nziza cyane iri gutrendinga muri iyi minsi. Indi filime nayo iri gutrendinga cyane muri iyi minsi, nimba wararebye filime nka La Casa de Papel ukayikunda, nimba wararebye filime nka Barry ukayikunda, nimba warakunze umuteguro uri muri filime yitwa La Casa de Papel, iyi nayo ni filime nziza cyane. Iyi filime yitwa Billionaires Banker. Numara kureba Billionaires Banker ukayikunda, uhita ushaka n'iyi filime yitwa Money Heist. Izi zose ni filime z'ubujura. Niba warakunze La Casa de Papel, izi filime nazo zishaka uzirebe. Indi filime nayo nkuzaniye nayo iri gutrendinga, iyi ni filime nziza cyane. Iyi filime iri gusobanurirwa na Rocky Kimomo. Iyi filime yishaka irebe, izina ryayo ni Lost in Love. Iyi filime nkuzaniye nanone iri gutrendinga, iyi ni filime nziza cyane yakozweho n'umusobanuzi Junior Giti. Ku bakunda Giti ntago yaraherutse gukora, ariko noneho aje agarukanye imbaraga zidasanzwe. Akoze filime nziza cyane, akoze agafilime k'akanyakoreya, agafilime ko mu bwoko bwa action. Warakunze filime nka A Shop for Killers, iyi filime nayo ntigucike. Shaka iyi filime uyirebe, iyi ni filime nziza cyane. Iyi filime izina ryayo ni Tempest. Kuri babandi mwari mwarakunze filime yitwa The Journey of Regent, namwe iyi filime yarakomeje. Iyi filime yishaka uyirebe ku bantu bakunda filime za Be The Great, ku bantu bakunda filime za Be The Great z'inshinwa. Iyi filime nayo yarakomeje. Muzi ko yari yarahagaze mu minsi yatambutse, ariko yarakomeje. Wowe twabanye tukaba tugiranye ku musozo, ndagushimiye cyane. Wari kumwe nanjye Harare Menya nibi. Imana iguhe umugisha, dusubire ku biganiro by'ubutaha.